Wa Football Club nyamukandagira mu kibuga kikarasi imitutu ku munsi w'ejo yeretse abafana nimero 19 ku mugongo ariko nimero 6 mu kibuga yitwa Ronald Ssekiganda. Baravuga ngo another lion joins the pride. Say hello to Ronald Ssekiganda, Ugandan international and midfield maestro. Let the roar echo louder. Ronald Ssekiganda Buganda bamwita Tall Ngoro Kante. Ngoro Kante muremure gisumbuyeho cyakora ni nkawe pe. Iyi transfer twari tuyizi mu mezi nibura birashize ariko APR ntiyaregeze gutangaza. Transfer za APR zamenyekanye mbere. Icyabayeho nuko umutangaza Samir ariko navuga ko ari nko gufunga isoko noneho ryigura n'igurisha ry'abakinnyi muri equipe ya APR nimero 6 yahawe nimero ya Pichu murabizi ko yatandukanye na APR yasoje amasezerano ntiyongerwa. Tadeo Rwanga yaragiye nawe yarasoje nimero 6 ba APR ifite ubanza mu kibuga mu buryo twavuga rwose rutashidikanwaho nubanza mu kibuga muri equipe y'Igihugu ya Uganda Ronald Ssekiganda ariko n'ubundi mu bitugu bye afite Seydou Daouda Yusuf ndetse na Mugiraneza Frodoir. Axel navuga ko equipe ya APR ari ifite navuga ba nimero 6 beza muri champion y'u Rwanda. Afite ba nimero 6 beza abantu basa nkaho bari bagize ikibazo ariko nta mpamvu yo kugira ikibazo. Bavuga bati Picho ragiye, bavuga bati Tadeo Rwanga aragiye. Nanone ndi muntu burya naje kumenya makuru ye muri APR ushoboye ariko udashobotse nkuko babivuga. Namuntu yitwa Daouda Seydou Daouda Yusuf anje ikibuga bagenda. Ubu Daouda urumva ubu Daouda ikintu gihari ejo nubwo abwiye ubuyobozi bwa APR ngo rwaje ngo mushikiwe ngo arashaka gusubira wabo muri Ghana kandi ngo avuye ejo bundi akazi gatangiye urumva wow. Noneho umuntu wari kumpa ayo makuru w'indani muri APR arambwira ati rero ati bora ntureba ati bora tumwimye uruhushya ukuntu ateye Daouda ati ahita guha ifoto ari ku kibuga cy'indege i Kanombe agiye rwose ngo niko teye uravugirwamo. Ngiye mu minsi ishize kamara temwanya afunze umutwe ariko ako kantu n'abanyagana barakageza waradadiye bikomeye. Naganiriye na Ajawe ari n'umugani bajya baca umuntu ariko kubwira ngo I can show you my Ghana side. Abanyagana bariyumva umuntu twese ariko dingo riyana ngamubwiye shaka featuring ngamubwiye ngo nyohereza indirimbo banze nyumve ibaze Ghana ni igihugu. Ghana ni nka Amerika yo muri Afrika ariko navuga no kuntu bari wabonye ubwigenge mbere ngo bimbakero ba mbere kuno abantu bari civilize kurusha abandi muri Afrika. Umuraperi witwa Sariko Dingori yamusabye featuring ngamubwiye ngo mbanze numve indirimbo yawe numve niba naririmba. Herutse kuri ikibazo cya Daouda nge merutse kuganira na Ajawa mbanze numve uko imeze yego herutse kuganira na Ajawa Daouda ni umunyamakuru muri Ghana. Ajawa Seydou Daouda umunyamakuru ukorera hara mu gihugu cya Ghana ni umucuruza. Hari abanyamakuru bacuruza abakinnyi uno mutarama hano oya akorera muri Ghana. Umunyamakuru ukorera muri Ghana uzwi hariya cyane. Amangira ndamubaza Daouda ko se zitagenze neza nyamara twari twaramubonye umukinnyi w'umuhanga cyane meze gute byagenze gute ese ntazasohoka icyo gihe hari dute ko ashobora kuzasohoka numva hashize nk'ukwezi tuganiye. Yarambwiye ngo nibyo bari bafite offre nyinshi cyane zisaba Daouda ko yagurishwa akava muri APR ariko bahitamo kuguma muri APR kubera ko namaje impamvu se n'iki ku kimwe bifuje kugumamo kandi ari umukinnyi utaragaragaje urwego ruhambaye cyane se zishize consistency kuguma mu kibuga kuko abantu bavuga ko yarwaye akanavunika ariko igice kinini cya sezo yari muzima kandi nabwo ntiyakina ntabwo igihe cyose yararwaye wera ibibazo bye bisanzwe byanze ikibuga. So umunyamakuru yambwiye ko ngo we ikintazi Daouda yabarapfuye na APR ngo umutoza yahindutse umutoza Darikonovic ngo bagiranye ikibazo gikomeye ku buryo byagezaho ngo bifata nkaho Daouda adashobora kuma muri APR umutoza hari. Arambwira ati ariko mu buyobozi bwa APR Daouda baramwumva baramukunda bazi uruhare rwe ashobora gutanga muri APR ndetse arenza akantu byo nimwe avuga byo kwimba by'abanyegana ati nta mukinnyi w'umunyegana w'umuhanga ukina ahantu adakunzwe atishimiwe. Yarambwiye ngo abafana ba APR
ngo bafite inshingano zo gutuma yumva mu rugo kandi bakagaragaza ko bamwishimiye ngo kugira ngo aperforminge neza ko mwiyumvamo bamwiyumvishemo ibyo yakuyemo yarabibonye nawe azongera kubagana Dauda ni Messi Axel Rugangura ariko azongere byamugendekeye bitese kandi kubaganye bwe aho byamugeze aho bamwiyumvishemo bikabije ahubwo inshinge za hato na hato yambwiye ko kumutoza yarahindutse ngo bizeye ko Dauda azagira umukino mwiza kandi ngo ashobora kuzakina abanza mu kibuga biragoye hari nimero 6 cyangwa se nimero 8 hose ngo ashobora kwakina ko akunda gukina azamuka cyane ura mugande wisiga gikotori Ssekiganda biragoye abaza mu kibuga keretse bakinye baringaniye nk'abakaseri babiri Dauda muri imbere ntekereza ko nabyo byakunda bene igihe Dauda yabatuje agashyira umutima ku kazi akareka ibyo bintu ariko niba atagize behavior zo kubura akajya mu rugo nta kintu kibaye katangirega imyitozo n'akazi ntabwo abantu umwe hari umuntu wambwiye ngo uyu mwana witwa Pass kuri 6 nta muntu ujya kuvanga zabanza ariko uyu mwana ngo muri APR baravuga bati uyu mwana agomba kujya abona iminota yo gukina ariko Pass azi umupira pe Pass navuga ngo ni umukinnyi uri underrated no muri polisi buriya ntabwo yabonaga umwanya uhagije kubera ari musanga ariko Pass ngo ni umuntu uri gushyiramo agatuza kabisa ahubwo rero bakomoje kuri Mugiraneza Frodouari we baravuga ko bagiye kumutiza muri Marine rwose we na Tuguma ntabwo ari bonyine Mugiraneza Frodouari Imana muzungu na muzungu hanyuma na Kategaya bura nawe yari yarepotinze mu myitozo muri APR nyuma yuko yari yavuye mu kipe yavize nyine aracyafite muri APR ari n'abariko bazatiza Gicumbi n'abakinnyi Kategaya we yashaka Gicumbi n'ubundi arega Gicumbi zakina i Kigali hari abadashaka kujya mu ntara ubundi uza abakinnyi bazajya muri Gicumbi se bazava muri APR n'abana b'intare bura abakinnyi benshi b'intare bazajya muri Gicumbi CDS yabyemereye meya w'akarere ka Gicumbi ko bazabaha amatara ariko aba ba Kategaya aba ba Frodouari Tuyisenge Arsene barajya muri Marine rwose hanyuma ntabwo dusoza tutabibutsa nanone ko igihe cyose ugiye guhaha ikintu iberi mu kanya gato turajya kuri lunch nibura wibuke gusaba banzira biremereye acu kono mwayipanye niba navuga muri rusange zirasamake kono ranchi wayambari zirasamake umushef arambwiye ati ndohonda harya no kuzigera gute ariko se mu Rwanda koze marineti azishwanyagoza terekamo ibintu hagati ibintu by'ibidimo kiramo ibintu by'ibiboga comekamo hagati bya fish masala ariko nge nago ndi kwivuga ndi kuvuga rusange abantu bose hasta bajya kuri lunch bajya buri wese ku rwego rwe yajya kuri lunch so ikintu cyambere ugomba ibuka gusa fagitire ya IBM ahantu hose ugiye wibuke kubasigira nimero yawe kuko bigufitiye inyungu 10% by'umusoro uturuka wakiriwe kuri iyo IBM ugaruka kuri iyo telefone yawe ukazabona ayo mafaranga imbumbe igihembwe cy'umusoro kirangiye mwibuke kwiyandikisha muri promotion ya tenga promo ya ikubire loto kubera iki uko ugenda uzamura amanota mu kwaka IBM bigwamerwa kuzatsindira amafaranga muri za miliyoni 50 zizajya zitangwa buri kwezi hari ayawe ashobora kuzaba arimo bitewe no kwatse IBM kenshi Sami hari nka shopping zuteganya uyu mugoroba ntabwo uteganya kugwa waba uri i Kigali se bukirira kanza akanyenyeri yamotari bona gwakoresha nagwa atanga facture oya nshobora no guca nare kuri la supermarket hariya hafi ni wawe tugiye muri weekend reka kuri kakabari muturanye umuntu ugiye kwiyogoshesha Sami nabyo nabyo ejo se sinzaje Musanze sanaje Musanze na shopping ariko susige ugiye Musanze buri weekend none twari wacu ngira ngo waranashatse utahiye umugore si gusa akora ntago wajye Musanze kuri aho kenshi asigaye ataha ufite buri weekend ahitegera jwa kutamugora akaba umwana hanyuma ubwo mwibuke kwaka facture za IBM kandi mwibuke gusiga nimero mwiyandikisha ukanyeri 562 urwego kugira ngo muzagire uruhare kuri aya mafaranga azajya atangwa buri kwezi mu bihembo bya tenga gutsinda 50 kubera wagiye waka facture na n'igice cy'icumi yigeze ushoba niba shaka baguhijana ariko sindira ijana kubera ayo manota ufite azakugeraho nibura ukwezi kurangiye n'amafaranga meza cyane ibe ubwo twakwemeza ko abakinnyi ba APR bazerekeza muri Marine ari bande tuvuze Tuyisenge Arsene Tuguma se zimwe muri APR nyuma yo kuva muri Reyo agiye muri Marine Mugiraneza Frodouari se zimwe avuye muri Kiyovu arajya muri Marine kandi nka Frodouari birumvikana niba bafite Dauda bakagira Ssekiganda bakagira na Pasi urumva rira bakaseri bane uzandi makuru namenye urabona babana bo muri Kiyovu mu ntare Darisina Niyo David ariko niyaza umupira we niyo umuntu yambwiye ati niyo aragaruka muri APR ataraza muri APR ahubwo hari abana Rayon Sport hari abana Reyo iri gushaka bo mu ntare bari muri Mukura bo mu ntare bo mu ntare bari muri Mukura bari mu maboko y'intare harimo ariko mu mwana witwa Irene
Rene bafite ubwo bita Christian Bebeto ukina gatandatu. Rene n'uwuheze Rene na Rene witwa Rene witwa Rene wo muri Mukura n'undi umwe ntari kwibuka neza kuri gatatu nabo ngo Rayon Sport iriko bashaka Rene ukina kuri gatatu we muri Marine ahubwo Mukura igiye kumugura Mukura igiye kugura ishimwe Jean Rene ubwo twava ku bakinnyi nyine batizwa tunabasozaho Kategaya we yifuzaga kujya mu ikipe akina kabisa ariko Kategaya nawe buze ikipe akinamo ko muri Vize bora ntiyakina ese najya muri Marine niyo mpamvu yashaka muri Gicumbi najya muri Marine agasanga Olivier bizagenda bite biragoye Olivier Dushimimana usaba Imana akina ku ruhande ariko akina ni 10 nese Kategaya ku ruhande ahubwo bafitemo ba Taib na Muza se ntakina Fabio ntarimo Olivier wakina hehe Simon Olivier akina ku ruhande akina ku ruhande akina kuri karindwi agakina ku 10 akina kuri karindwi akenshi hanyuma urubyiruko urubuga ingazini rurabareba cyane urubuga rwongera ubumenyi urubyiruko binyuze mu masomo agezweho gutegura kwinjira ku isoko ry'umurimo usanga ubumenyi bukenerwa mu gukoresha ikoranabuhanga gutegura umushinga tumanaho n'ibindi amasomo cyangwa ubujyanama mu mwuga byose n'ubuntu akarusho ku muntu ufite umurongo wa MTN nta mega bisaba n'ubuntu urubuga ingazi rwashyiriweho urubyiruko rw'u Rwanda rwose uwari we wese yarukoresha kwiyandikisha nta kindi bisaba usibye email yawe utoranya ijambo banga maze ugatangira kwiga keneye ubufasha watwandikira kuri info@ingazi.rw cyangwa se ugasura urubuga wa eshatu.ingazi.rw no ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook, X, Twitter ndetse na LinkedIn. Rene Stefan Azizki komeruka ari mu gikombe cy'isi cy'amaklub atabona iminota niki kiri kumuvugwaho muri iminsi muri Wydad bisa nk'ibyarangiye aravamo se ataramara musezo oya byararangiye bazamugumana kuri miliyari 1,700,000 by'amashiringi ubigize byinshi nawe ni 1.7 billion shilingi za Tanzania urakabije biriseri yewe aya Tanzania biba byinshi ni nk'amashiringi ya Uganda mu manyarwanda ni nka 1,950,000 yari yasinye amezi 3 ari nk'ujya babanze bamurebe umutoza niwe wabanje kutamushima ariko Wydad nk'ikipe iri kwiyubaka bashobora kuba bapushinze kugira ngo bamugumane kuko ni umukinnyi mwiza Stefan Azizki na Amissa Mobeto mu gihugu cya Maroc bazagumamo hanyuma tubashimire mwese twabanye kuri wa gatanu Axel wakoze cyane mwakoze sabato nziza wakoze cyane Samiri wakoze cyane Iber wakoze twagiye kuri karakaranshi bifurije isabato nziza nitangira izuba rirenze umunsi w'umunezero muza uzabagendekere neza cyane tuzasubira igihe kiri imbere.